kugutinyura subundi ndanga kumuvugira bamwita murundi wirabura wa dread yego tumanye n'igito kandi ndamukunda nimfuza ko tuzomana ubuzima bwanje bwose yego ariko ndarambiwe hari ibintu bijya biba nkumva aho kurira bwo nakiyaho ariko nkavuga ati nubundi niyo mpamvu nahisemo kuguhamagara ubundi mbinyuzi wowe n'uritambutsi iki kiganiro Mutesi mbabarire wa mukobwa Mutesi simbise mu kenshi nani umukobwa no mu mama ngaho daranshakira iki mu rugo nagabishaka kandi nyine turasoje arataye ushobora kwibaza nyene ko bushatse kubimisha nanjye ahantu hose mukorerana hano ejo muri ko akorerana urabizi nagusanze kamse nkagusa keza nazaje imana mu bibi turashwana wambare ko ngaho ndebe Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp Bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje abarundi mwese mudukurikirana ndabasuhuje cyane ndashimira buri wese wandika muri comment agatanga inama ndetse n'ibindi bitekerezo ku bantu tugenda tuganiriza bagiye batandukanye uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane w'igitukutuku yambaye neza kameramani nibiza gukunda ze kumufata guhera hasi kugera hejuru umuntu yambaye neza ugomba kubigaragaza kuko nyine aba yabyambariye tugiye kuganira nawe ntago mumuzi ni umurundi kazi tugiye kuganira n'ubwa mbere mubonye kuri kamera zacu twaraganiriye ambwira ko yifuza ko twavugana ko twazakorana ikiganiro ko hari icyo yifuza nyine hari ubutumwa yifuza kugeza ku bantu badukurikiye nagira ngo mbanze muhe ikaze atubwira amazina ye hanyuma dutangire twamenyanye tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze banyita Benia nta rindi zina ufite Nezerwe Benia nezerwe n'abavyeyi banje yego Benia ni umukobwa ni umumama Benia ni umumama uri umumama w'abana bangahe nta mwana afite ko ndi umugore okay ukaba uri umurundi ndi umurundi kandi nta mwana ufite ariko uri umugore kuba tuzi ko umugore ari umuntu ufite umwana kuki wemera ko uri umugore kandi nta mwana ufite ubana n'umugabo okay ubana n'umugabo hanyuma kubana n'umugabo byahise bikugira umugore cyane gose ubwo uri umugore w'umugabo ndi umugore ufite umugabo bivuze ko utari umukobwa ubwo oya umukobwa yakiri kwa mawe na papa wiwe yego ariko nje narabasezeye nsezeye amaseza papa ndahaguruka ndagenda ujya mu rugo rwawe felicitation rero kuba umugore murakoze cyane twizere ko ubutaha none uzabana mama cyane gose kako yifite umugabo uba ugomba kuzagira n'umuntu kwita mama twizere ko biri hafi hanyuma waramamagaye umbwira ko yifuza ko tuganira numva umurundi kazi numva ndishimye mbwira ko wifuza ko tuganira ko hari ibyo wifuza ko tuganira ku byerekeranye n'umugabo wawe nyirizina nagira ngo rero ngo umwanya hama utubwire ntangiye kuvuga ikirundi hama karabaye hanyuma utubwire umugabo wawe uwo ari we ndetse n'impamvu yifuje ko tuganira uyu munsi
mpamvu nifuje ko tuganira uri umuntu mukuru nawe urabizi ego rimwe na rimwe hari igihe uba ubana n'umuntu ariko umutinya nawe Bibaho. bizakuba ariko yego bibaho ndabizi jewe umuganje ndamukunda kandi ikindi ndanamukunda ndamutinya umva simashaka no ko duhuza amaso kuki mutinya kwanza ninde waje kumva ubundi nkamubwira nta kibazo kuki mutinya se aragukubita naga nkubita nta nukange umutima da kumutinya ni ukumwubaha ego nabyo bijya bibaho hari ukuntu wubaha umuntu cyane ukagira ukanamutinya ariko niba nta kintu kiba gukorera ugomba kumwisanzuraho ntunamutinye bikabije niba nta kintu kiba gukorera gituma umutinya wowe ntabwo mutinya bikabije ariko ndamutinya kuko hari nk'ibintu wowe nk'umugore mugenzi wanje no kubwira nkumva umutima wanje uraruhutse ariko we yumva se ndahera he mbimubwira se ndavuga ngo mpere kuki ndamuhamagara umva ukabura no kumubwira kandi bimbanye umusaba kandi ndi kumubona gucya ahari nta kibazo dufitanye nyine biri kuncanga niyo mpamvu mba navuze ati reka negere umuntu w'umumama mugenzi wanje wenda we yanyumva na message ishaka gutanga ikamugeraho yego ndetse n'abandi ishaka guha message nabikabageraho nta kibazo iwawe kuri wowe ko ego ndakubaha ariko ntabwo ngutinya nko we namutinya n'ubundi bura umuntu wubahura mutinya cyane cyane umugabo aba ari uwo kubahwa rero urumva ko hari ntabwo umubwira ikintu cyose ubonye nta kibazo rero watubwira ubutumwa cyangwa uburyo wumva twamukubwirira murakoze Jeff si ikibazo kandi gikomeye cyane ndashaka ngo ahari nabona iki kiganiro ariko namutubwire dufite amatsiko kumumenya ko bita amatsiko kurusha uko umurishije mu byo ndi gushaka kubabwira umuntu tutazi nicyo kibazo tutazi n'izina rye wasanga ndamutse uvuze izina rye nasanga muzi nkanagufasha kubyoroshya kugutinyura si ubundi ndanga kumubwira bamwita murundi wirabura wa dread yego murundi mwana nkawe yamukuye ngo murundi kumbi niwe mubana mu nzu yego murundi arashyize arashatse ashyize umugore mwana mu mago murundi ndamuzi kuhera kera ni umutipe uri aho utagize icyo atwaye gusa nawe yagiye agira inkundo n'abandi bakobwa ariko bikagenda bipfa ariko ndishimye kuba yaragize igitekerezo cyo gushaka umugore bakabana urumva abandi ntago bigeze babana mu nzu ngo twumve ngo murundi yashatse umugore ariko kuba byonyine yarashatse akavuga ati kansira umuntu umugore mu rugo tubane urumva yafashe inshingano ndatekereza ubu yarahamye hamwe hanyuma tubwire murundi rero ubutumwa ushaka kumubwira ubucishije hano n'ubuhe umva cyangwa ikibazo ufite mbere na mbere mbanje kumusaba imbabazi kuba ibi bintu mbizanye imbere ya kamera ariko yene umutima wanje wananiwe pe hari ahantu bigera ukumva umutima byanze ugiye gusaduka ahubwo rero message ishaka kumuha ndarambiwe pe igihe tumanye ni gito kandi ndamukunda nimfuza ko tuzomana ubuzima bwanje bwose ariko ndarambiwe hari ibintu bijya biba nkumva aho kurira bwo nakiyahura ariko nkavuga ati n'ubundi we nta kosa afite kuko ubanza ibintu biba mu rugo atababizi uzi ko nshobora nko kuvyuka mu gatondo nkivyuka ntari noga no mu maso hari umukobwa witwa Mutesi Mutesi nawe muheruka zamani uramuzi se ndamuzi nawe iyi message mugereho Mutesi se muhuye gute iyi message imugereho ndi kumubwira kandi ndanakomeje yego mva ndamurambiwe mu rugo rwanje ndamurambiwe Mutesi azi wawe se kuza se byo araza mu gatondo akaza kumugoroba gukora iki ko byarangiye na murundi aza gukora iki akubaza iki wowe arakubaza iki ubwo nukuza kirwa ntesha umutwe ari kumbaza ngo shiri wanje ari he nkamaze se ubundi kuva ari wari shiri ibyanyu ntago byarangiye ngo ya
yanze kuvyemera yanze kugira gute no kuzinduka kuntesha umutwe mu gatondo Murundi arabizi se ntago nabimubwira namutinye kubimubwira ariko gaho nyumvira nawe rero aho watinyusa nukuvuga mutesi si wanyu habimenye gute ahaza ati nivyo mba ndi kwibaza nanje tese ahubwo niba yaranahapereje akahamenya agerageza hiyibagize kuko ubu ikintu namubwira kimwe ubu ntago rukiri urugo rw'umuntu umwe ni urugo rw'abantu babiri urugo rw'abantu babiri umugore n'umugabo ese mu rugo hamwe abantu batatunga abagore babiri n'umugabo umwe ahubwo ikintu wenda naguciye mu ijambo mutesi ndumva haciyeho igihe kinini tutanamuheruka mu bintu ngo we na Murundi byararangiye baratandukana mutesi akomeza inzira ze Murundi akomeza ikintu gitangaje nyuma y'igihe y'amezi angahashize menshi agarutse kwa Murundi gukora iki arashaka iki akubwira ko ashaka umugabo we hari umugabo wamutwaye ubwo nyine arashaka kumubuza amahoro nta kindi ashaka kubuza amahoro pe ariko icyo kintu cyo nago kuba umutinya umugabo nibyo ariko ntago icyo ntago ari ikibazo wamubwira ngo abifate nabi kubera ko azi mutesi baramenyanye barakundanye aramuzi uburyo mutesi amezemo azi ikintu cyose mutesi ashobora gukora wowe niba ari icyo ntubitinye uganiriza umugabo wawe mwicaze mubwire ikintu kikubangamiye mubwire uwo mutesi kuko amuzi wafite uburyo we yamuganiriza akamubwira ati singushaka iwanjye nk'abantu bamenyanye bakundanye afite uburyo we yamwiyama ariko weho ntago hakomeza guceceka ngo naratinye umuntu azaza kugusuzugurira mu rugo rwawe uvuge ngo waratinye niyo mpamvu nahisemo kuguhamagara ubundi mbinyuzi wowe n'uritambutsi iki kiganiro mutesi mbabarire wa mukobwa kandi mutesi simbisuye kenshi nta umukobwa n'umumama n'umumama ngaho daranshakira iki mu rugo n'umumama nawe aranshakira iki mu rugo ubwo arumva ugwe gwarama ugwanje rugasenya urumva yampa amahoro nkuba ku rugo rwanje nawe yarashatse biranga byaranze ubwo arashaka nanjye vyanga ahubwo ndibaza ntabwo byava mu natuza aza mu rugo yahamagaye Murundi ubanze atabahamagaye ko ndamubwira hamusigeze kuza ndamubwira ati basi wagiye umuhamagara mukamenya umubwira niba munaho cyangwa akaza ari mu rugo nawe ahari oya ntago mukeneye wanje ariko akamuhamagara wenda bakamenya iyo bajya guhurira handi ku buryo nje ntanabimenya ntago biri ngombwa ko ndabimenya nje nibagende bahure ego okay si basi nyene ko hakumubona mu rwanje ko wabona umujinyu namzuka urumva biba bibabaje kuba ushatse nta n'igihe kinini umaze mu rugo nyine ugatangira kubona reka tubyite inshoreke wenda ntago ari inshoreke kuko ntago bavugana nubwo we wenda nawe anabizi nyine ugatangira kubona abandi bagore bari kuza mu rugo rwawe kandi ntago ari ko wabitekerezaga gusa ikintu gihari niba Murundi atabizi uze kubimuganiriza wenda kino kiganiro ashobora kudahita kibona ariko wowe uze kubimuganiriza nk'umugabo wawe buri umugabo wawe nkuko umwubaha nawe arakubaha kandi kubimuganiriza ubimuganiriza mu kinyabupfura buri kintu kibi nuko wagenda warakaye abagore bawe indaya zawe zisigaye ziza kunuka ukavuga neza mu kinyabupfura ukamubwira ati hari umuntu witwa gutya aza hano akanesha umutwe nawe iyo yumvisha ubimubwiye gutyo nawe mutesi aramuzi azareba uburyo akemura ikibazo birangire natekereje kenshi kubimwibwirira ngo ndamubaze ati umuntu yitwa Mutesi uramuzi ko araza kanambwira n'izina giwe je nta muntu yaje mu rugo rwanje ngambire ngo umukobwa yitwa Mutesi uramuzi oya we yaraje akambwira ngo umva ngo umugabo wanje ni hari umugabo wawe je nawe dusangiye umugabo barasezeranye bakoze ubukwe se nico kibazo nanjye mbafise nkamubaza none ubundi nje nawe dusangiye umugabo akambwira ngo nyimba najyane ngo mubyutse umubwire ngo Mutesi aragukeneye ngo niba izina Mutesi ndazi ntaguma mwiyunze nkamaza ati none uri giki wewe uza guteza ibibazo mu rugo rwanje ariko ubundi Imana igiye kwihangana cyo koza Imana igukomereza urugo ikurinda aba bantu batangiye kuza mumaranye igihe kingana iki mubana Murundi tumaranye igihe gito ariko ntabwo nkeneye abantu baba baza kuneza stress mu rugo rwanje nukuvuga wenda ibyo ngibyo we benda birumvikana wowe gusa ubwoba ushire ubwoba
uze kumuganiriza mu kinyabupfura nyine mwegere yego urego nataha nyine nimuba muri mu rugo uyu munsi cyangwa ejo umwegere umusobanurire neza mu kinyabupfura umubwire uko ikibazo giteye mubwire uti ndabangamiwe na Mutesi nawe kubera akazi Mutesi arareba uburyo ki abikemura wa mugani nimba bahura bakabikemura ariko nazagaruke mu rugo rwawe kuko urumva ko arakubangamiye arambangamiye cyane tubaye tubyirengagije ahubwo ki wenda turabigarukaho waturutse i Burundi urumva twe n'ubwa mbere tukubonye ariko umuntu ashaka guhita yibaza ati se waturutse i Burundi uje kureba mu Burundi ngo mubane waje mu Rwanda kubw'izindi business runaka uri naha nyine mu buhe buryo mu buryo bwo gushaka umugabo narashatse waturutse i Burundi uje kureba umugabo nandi business yanzanye waruje kutureba cyane ko mubana se mutarasezeranye mutarakoze ubukwe nta kintu bigutwaye sivyo ni ngombwa urumva abakobwa benshi usanga bakunda ubukwe kandi nta n'umuntu udakunda ubukwe nta ubwanga yego urumva rero wowe kubera kwisuvuga ati none ndakubajije ni suri umukobwa urumuhatinda umumama kuko narashatse urumva uri fier yuko ufite umugabo cyane rwose ni nabyiza ariko urumva nta ku kintu cy'ubukwe kuba warabanye na murundi nta bukwe nta kintu na kimwe gukoreye nta proposal nyine byakuje mu gute ntago bijye bigutera akantu kavuga ati se kundana n'umuntu nta nyimpeta nyambitse basi nta murenge nta bukwe ubyumva gute je mpamvu ntacyo bitwe kuko ico nzi neza icyatumye mpaguruka i Burundi kiya cyizere namugiriye nawe yangiriye kambwira ati haguruka uze tubane nkaguruka nkaza binyereka ko ivyiza biri imbere byiza biri imbere aracyariho ndacyariho ntabwo tekereza se ko hari igihe bizanga cyangwa se twarwa n'abandi kubera ko akenshi usanga kugira ngo ubone umukobwa ukunda umuhungu ku buryo atita kuri ibyo by'impeta atita kuri ibyo by'umurenge no kubana usanga ari bakeye usanga umwe avuga ati banza ukora ikintu kinyereka ko unkunda nyine n'abandi bantu bo hanze bakabibona ariko wowe ntabwo bigenderaho ibyo oya rega abantu turatandukanye turi bamwe ariko akubwiye n'ubukwe yabwemera no sinazanga nishimiye mugize ako kantu kari kabazamo kugatekereza cyangwa ntibiraza mwabanje kugira ngo mubanze muhuze hanyuma nibyo bizaza nyuma bitewe nuko mubanye ivyo ntago ari kuvuga ngo bitewe nuko tubanye bitewe nuko tugize gute akenshi twamatura nko mu ngo zindi z'abandi bantu twaba papa batuvyaye ba mama barabana bakatuvyara natwe batari bashingwa batari bandikwa mu murenge none se ubu ntago babanye neza ntago basezeranye nyuma uburyo bumaze kuboneka nyine bukwe bakavuga ati reka dukora ibintu bizacu bise neza natwe rero icingenzi nuko ducyakwa turi bazima dukundanye cyakora mu rugo rwacu harimo urukundo rwacu rufite amahoro usibye abantu babaza gutesha umutwe iki ariko bizarangira yego hanyuma mu rugo iwanyu ubasezera uvuga ati ngiye gushaka ngiye nsanze umugabo babyakiriye gute kubera ko akenshi gusezera ababyeyi uvuga ngo ndagiye ngiye gushaka umusore nsanze umusore mu Rwanda tubanye gutya nta karori na kamwe kabaye hari igihe ubibwira ababyeyi ntibabyumve nyine nkuko uri kubitekereza ko ubu mukunda ariko bo hari igihe baba batamuzi bataranamubona isura ubwira ababyeyi ati ndagiye mu Rwanda gushaka umugabo nyina ako kantu byasaga biti babwira uti mama ndasezeye ndagiye cyangwa papa barishimye baraguherekeza cyangwa baravuze bati ntago bavyakira birabababaza ariko nyine umuntu agomba kumenya yuko amahitamo uwo mutima wamaze guhitamo nta kintu cyaba ngo mpindure kuba nawe namaze kubitamo ngiye ko ngiye kubana nawe n'umwanzuro nyine babafashe n'umwanzuro mba nafashe abavyeyi nyine no kubabwira ati nje ndagiye ego birabababaza kandi cyane bakabyakira cyane ariko baravyakira kuko none se urugero rumwe bambujije kahita nkagwara nkaja mu bitaro nanjye ukarwara akadege bakumva akadege ukarwara akadege bakajya kumuzana mu Rwanda akaza ibaze ko aribo banamurira ati kawe ubwo giraze kuko barankunda uko biko n'abavyeyi banje barankunda mubuse ngo ndi mu bitaro ngwaye umuntu navyo bigaragara nabi nibo banamurira itike ubwaze kumfata njyane niyo mpamvu bararakara ariko bakavyakira bigashira
hanyuma Murundi ni umusore umaze igihe kinini mu Rwanda, ntekereza ko abantu benshi bamuzi. Ngira nk'ibintu bibiri wakundiye Murundi. Twe dufite uko tumuzi nka Murundi nyine nk'uko tubanye nawe, ariko nka madamu we, ubwo ndakwita madamu ko nawe wabyise, nka madamu we mubana mu nzu. Murundi nk'ibintu bibiri byonyine, umukundira ukavuga ati umugabo wanjye, mfite umugabo, ku buryo ujya hano ukavuga ati mfite umugabo, mutaranabyarana, ku buryo mbese ku buryo biganira kumva nta kibazo ufite kuba ufite Murundi mubana mu nzu. Uzi ikintu cy'ingenzi, ikintu namukundiye kurusha ibindi, agira urukundo. Hari umuntu utagira urukundo ubaho. Hari umuntu ufise urukundo akavuga ati urukundo ni urwanje, nta muntu ngomba kugwereka. Ariko we yampaye urukundo, yanyeretse urukundo, yambereye umuvyeyi, yambereye umugenzi, yambereye inshuti. Eko rero n'umuvyeyi muraryoshye, ni umuvyeyi wanje. Noneho ikintu cyaje gutuma ndamukunda cyane, agira ukwihangana muri we. Impamvu buriya agira kwihangana kwinshi kuko nawe yahuye n'inyatsi nyinshi z'abakobwa n'iki, bigenda byanga, bigenda byanga. Ariko ntekereza ko ubwo mwahuye nawe, ntekereza nawe ari ahantu hamwe yaratuje. Ngomba mbona ari sawa, yaratuje, uzamufate neza, dore ni bogari. Ubwo munsi twawe tugasanga yananutse, ikibazo kizaba kiri kuri wowe, muzabimbaze. Hama ubwo ubu ngubu kuba twaganiriye ntago abibonye, ntago yarakara, ntago yakorakara ko waje kubishyira ku itangazamakuru kandi mutabiganiriye, bikaba ikibazo. Yanankubita ahubwo. None se kazabibona? Azabibona kandi ashaka azanabibona, gusa azabibona byamaze kujaho. Nabibona nyuma nta kintu azabihindura. Ikibibona ni uko nk'ubu wahita umuhamagara ukabimubwira, nibyo mba ndi kwanga. Ubwo narimvuze niko wumva nyine wagize neza kubimubwira. Ubu najya kuri kamera akabona madamu we yaraje kuri kamera utabimusabye uruhushya, urabizi neza ko kuza kuri kamera nta kibazo. Hari abantu batemera ko abantu bajya kuri kamera. Yarabikubujije ahubwo, yarabimbujije. None waje gukora iki? Umutima wanje warunaniwe ariko waje kuruhura umutima. Yego. Ya hano ni kuri Kiss FM ya 2. Umuntu yifuza kuruhura umutima azajya aza hano aruhura umutima, uzajya utaha umutima ukeye. Ubundi no guseka we. Hanyuma niba Murundi sinzi nimba namuhamagara, hanyuma wenda sinzi niba nabimubwiraho kuri telefone cyangwa niba twarindira akazabona ikiganiro, sinzi byaterwa. Muhamagaye kuri telefone nkamubwira nyine ko madamu yadusuye, ko turi kuganira, ko hari ibyo wifuje nyine kutuganiriza, watinye kumubwira, nkayimubwira kuri telefone. Sibwo nahita yangiriza ikiganiro. Nagacyangiza kuko hari ubwo ari hano se, ari kuri telefone, kugira ngo nabona n'ikiganiro bitazanamutungura. Nge namuhamagara nkamubwira ni ndi kumwe na madamu wawe turi kuganira. Ariko utamubwira ahantu turi? Oya, nago namubwira aho turi. Ndi kumwe na madamu wawe turi kuganira, nkahita mubwira nese hari ibyo twaganiriye, yabuze ukuntu akuganiriza, nubibona mu kiganiro ntuzabifata ukundi. Ariko utamubwira byose byose? Oya, nago mubwira byose, ndamubwira ko hari ibyo tuganirije gusa, nago mvuga ibyo ari byo, kugira ngo nabibona ikiganiro atazavuga ngo atazarakara akavuga yuko wenda ko twamushyize hanze cyangwa ko wamushyize ku itangazamakuru. Nagaruka kumushira hanze, ariko nawe nk'umuntu mukuru yabitahura. Ubwo kumuhamagara ni nko kugira ngo tube tubisasiye kugira ngo bitamurakaza. Igihe azabonera ikiganiro atazahita avuga ati uyu mugore utangiye kujya kuri kamera atansabye uruhushya bimeze gute, ko afite ubwoba. Kuri telefone se ko atagukubitira kuri telefone. Kuri fone ntaribi. Murundi mfite nimero ziwe 2, kamamagariye numve kicamo. Tari kwitamo.
atanyitaba se kandi kamupe nongere mpamagare numve si ubu yaba atayifite njya mbona status ziwe kereka bwe nimba afite ebyiri mfite iyerwa na 43 gerageza kwiriya keretse iyi ni yanga ndahita ngerageza ku yindi ndebe. Halo Oui. mwiriwe neza Yego ke neza biteze. mfisha amakuru se Wari waramevira kunyuka. nakwibutsa amakuru meza wakuwamishe ko washatse umugore Ko? kuwamishe ko ufite umushinga ntahe niko babivuga umukenyezi Shose nibiki none urimo kuvuga. kuri utambwiye ko ufite umukenyezi Ko nabikubwiye. waramishe Nagusobanukiwe ni kuri impamvu ko yimba. ikirundi warakibagiwe kutambwiye ko washatse umugore Umubonye. washatse madamu Waje konsura mu rugo se. washatse madamu mwiza cyane turi kuganira Wagize ko utari mu rugo na kamera ke. Ibyo bintu bimba. ntago muri Wagize ko utaje mu rugo na kamera. mu rugo ndahazi se Ubibonye ibindi nzabyigaragariza igihe cyabyo nikigera ibyo narabyiyamirije nize ko warugurutse ko muri kamera mu rugo ntago mpazi kubizi mu rugo ndahazi si uzi ko duherukana utarimuka utaranashaka kuva kera se ntiwansura uhazi ubu ntago nasikwe nize ko utari mu rugo niba umuntu ahuriye mu muhanda wenda ukamumenya kuko njya naramuposte narakeka ejo bundi birangirire ngaho azageneze muri azanye kamera mu rugo ntago ndi mu rugo turabizi ntago ndi mu rugo nta nubwo mpazi ni ahantu twari duhuriye twiganirira iminota mikeya turiganirira ariko nyine nuko nari mvuze reka ngo uhamagare nanakubwire ko nyine ufite madamu ko meruka atajya ava mu rugo ahantu muhuriye ntiyerekeza nawe ntumbeshe uri muhira nose ni ikimuga ntajya pfa kuva muhira w'umubebe wanjye uri ntumbeshe yari yatembereye uri muhira Ngira niba uri muhira ke nago ndi mu rugo n'ukuri rwose niba uri kurafata ibiganiro muhira ntubishyire kuri YouTube nago ntabwo nshaka ko uno muntu agaragara kuri YouTube naza mu rugo rwawe ntakubwiye wajya mu rugo rw'umugabo utateguje umugabo weho rezo muriye kuri butike se hano hahira muriye dure ahantu ku muhanda nyine tutatuganiraho gakeya ambwira amakuru ambwira ko afite umugabo witwa Murundi insanga Murundi ndakuzi ndavuganika ngutere peace ase umuntu mwahuye mu muhanda keza ntabwo akuzi asatangira gusobanura ngo turunge twa muntu yakiri ikindi kibaye cyangwa muri kumukoresha interview kimbara umbwizo kuri kabisa twiganiraga bisanzwe ntabwo maragishaka byabaye byarabaye bambaje barambabaje abisi abashaka kuroga yabonye umuntu afite we bishimanye bamwe bararoga kandi bakagira ibiki ayahumura rero nivyo ntashaka bari muriko murakora ikiganiro cyane mbwizo kuri ko nunambisha none nzabibona twari turi kuganira pesi nakubeshye mu interview yego nanyumvira muraganaye naga ahantu twasoje ubu nibwo yaragiye gutaha nago kizo muri umbwizo ukora ahantu muri gihe kano kanya araburu narindi nimba ahantu nabonye usigaye ukorera ibiganiro niba ariho muri ugiye gutuma agiye maza kandi icyo kinza nasanga muri kumwe ko ibiganiro biturashwana ko namubujije pe nabwiye n'umuntu uzaza muhira uzaza murebe imbere n'inyuma rero nta kintu afise cya kamera cyangwa se mikoro abisi ntabwo mbakeneye baza kuroga kizo muraganaye nagabishaka kandi nyine turasoje arataye ushobora kwibaza nyine ko ubishatse kubimisha nanjye ahantu hose mukorerwa hano ejo bundi ko iganiro urabizi nagusanze kamse nkagusa keza nzajye imana mu bibi turashwana wambabariye wambare ko ngaho ndebira aramuze ndagowe none yaranyitse twavuganaga neza ubwo sinzi ikintu kimurakaje niba ari uko yumvise tuvuga ibyo by'ibiganiro yarambujije ariko ibintu by'ibiganiro yarabimbujije siko nta kintu kibi wavuze nta kintu kibi navuze kandi ibyo navuze byarabaye buriya niyo ndamutinya ariko nashaka kubimubwira kandi uriya mutesi nawe nashaka kubimubwira kandi nawe iyi message mugereho utuma mutesi we musubiyemo kenshi mutesi nawe ahari abyumve kubera ko nyine ubutumwa nawe buramureba yego